Ya nongeye kubasuhuza nanone abadukurikiye kuri ya televiziyo yacu Helping Heart Foundation TV Uganda. Mbashimira cyane ko mukomeje kudukurikirana impande n'impande abari hirya no hino ku isi yose. Nkuko bisanzwe rero muri kumwe na Rurangwa Rora, wa wundi mukunda, wa wundi muhorana igihe cyose. Uyu munsi rero nkaba nakomeje gukora urugendo rwanjye, nakomeje kujya hirya no hino, ariko nakomeje kumva abantu batabaza, nkomeza kumva abantu bose bampamagara yuko hari umubyeyi ufite abana b'imfubyi, hari umubyeyi ubabaje cyane. Bituma mfata urugendo rwanjye njya mu nkambi ya Nakivale mu gihugu cy'Ubugande kugira ngo njye gusura uwo mubyeyi, hanyuma rero agire ubuhamya atanga, agire icyo abwira abadukurikiye kugira ngo namwe uba umureba wese agire icyo yakora bitewe n'umutima w'urukundo afite. Reka mbanze nganire nawe musuhuze, hanyuma nawe twibwire. Mwaramutse mama? Yego. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Bakwita nde? Banyita Bazirete Maria. Cyane bakwita nde? Banyita Bazirete Maria. Hanyuma rero Bazirete, nagusanze ahangaha muri iyi nkambi, naje bitewe nuko abantu bakomeje kumpamagara kugira ngo nze nkutabarize abashobora kuba bakureba ku isi yose bagira icyo bagufasha. Hanyuma ndagira ngo utangire utubwira ubuhamya bwawe, ese byagenze bite, ese buno mugufite nubwo wari usanganywe cyangwa se ni ibibazo wagize. Ndagira ngo udusobanurire cyangwa se usobanurire abadukurikiye ibibazo wahuye nabyo kugira ngo nabo bumve ubuhamya bwawe, hanyuma niba hari icyo bagira icyo bagufasha bakagufasha. Ngewe ubumuga bwanjye nabuvanye mu cyaro, nagiye mu cyaro ngiye gushaka imibereho, ngezeyo mu bakoki, ngezeyo mu baryi baza bansanga mu nzu kunyica. Ngiye mva mu nzu ndi kwiruka, ndi guhunga, ndagenda ngwa mu kinya, maje kugwa mu cyoba, namazemo iminsi narakomeretse. Abantu nibo bamvanyemo, bumvisha ikintu kinuka mu mwoba, bamaje kumvanamo banjyana mu rwariro. Tukiri aho ngaho, tukiri aho madamu, icyo gihe wari wagiye mu abakoki n'abagande, n'ubwoko bw'abagande cyangwa se n'abantu bameze gute? N'abagande uko mbibona ndi nk'abagande. N'abagande ubwoko bw'abantu barya abantu? Ni abantu barya abantu nyine. Twagiye nagiyeyo ntazi uko bameze, ariko none bari bagiye kundya, sinari mbazi uko bameze, ariko niko byangendekeye. Hanyuma baraje biba ngombwa yuko bagusanga mu nzu cyangwa se bagusanze hari dusobanure neza kuntu byatangiye. Ese baraje barakwirukankana, byayikugendekeye bite? Ndi mu nzu nijoro, ndi mu nzu nijoro, noneho nge mvamo ndi kwiruka, nge naguye mu mwoba ntazi ko ari umwoba, bari nk'umusarani mbe, ngwamo ntabizi. Hanyuma rero bikuviramo kuvunagurika? Ndavunagurika nyine kuba n'ibisebe, kugira niyo mpamvu nanagize nanukiye n'abantu, mbese abantu bari kunyuraho baranyumva ndi kunuka, barebye mu kinya basanga ndimo, bamvanamo bantu murago mu rwariro. Icyo gihe wamazemo igihe kingana iki, wenda niba ubyibuka neza, muri icyo cyobo, muri uwo musarani waguyemo, wawumazemo nk'iminsi ingana? Namazemo icyumweru. Wamazemo icyumweru. Hanyuma se abantu bamaze kugutabara, bamaze kugukura muri icyo cyobo, nube bufasha bw'ibanze baguhaye? Bamfashije kuntwara mu rwariro. Bagufashe gutwara kwa muganga? Aha. Hanyuma rero ugeze kwa muganga, mbere yuko wenda tugera kwa muganga, icyo gihe aho wari uri wabaga wenyine, umugabo yabaga hehe, ese wari ufite abana, byagenze bite? Umugabo yamaje kubona mbaye gutya aransigarana. Ni abantu banyambye. Abantu bakuyambye. Okay, reka dukomeze tugere noneho no mu gihe cy'ibitaro. Mu bitaro amazemo igihe kingana iki? Namazemo amezi 8. Amezi 8. Noneho rero ikindi, mu gihe cy'amezi 8 ubufasha bukuraga hehe? Ese ubuvuzi bwagenze gute? Ubutabazi bwose wabukuye? N'abantu mu rwariro nyine hari ubuvuzi, hari ubutabazi, nabo nabanaga nabo bantu bagiye bandumirirwa nyine bakagira imbabazi, bakaza bakanzana utwo kurya, mu rwariro bakanyamba, n'abafashe mbese harimo bagiye bamfasha.
urakoze cyane. Hanyuma se mama, jewe ndabona ubuzima bwawe ntabwo bukoroheye ubu ngubu. Utu twana ndabona utwana turi ahangaha, ngira ngo ni utwana tugera kuri tungahe, n'abana 4. Ese icyo gihe ukimara gukora impanuka aba bana bari hehe? Ese mwaje kongera kubona na muto? Abana bari mu bantu baranyambye nyine barabafata, bamwe dere nk'uyu mukuru niwe twari kuri kumwe mu rwariro akamputuzi, mbese gutya abantu baranyamba nyine. Yego. Hanyuma se ko nabonye n'ubundi aba bana ari benshi kandi ari batoya, abana n'abawe bose cyangwa se harimo nabuzukuru cyangwa nabuzukuru banjye? Kandi uwo muhungu nabuzukuru banjye b'umuhungu, ariko nawe sinzi yo yagiye, nawe yarabuze mbi ntabwo nzi yari. Nawe yaragutaye? Nawe yarantaye. Birababaje, wihangane, komeze kwihangana. Hanyuma rero urugendo rwabayeho kuva mu bitaro bya Murago Kampala kugera hano muri inkambi, nabonye nayo ari inkambi nini cyane, byagenze bite kugira ngo wongere uze muri inkambi ndetse unature nahangaha? Kugaruka hano rero abantu bamaje kumana, maje kuba gucya, abantu bakambwira ko wavuye mu nkambi wasubirayo ko baguha ubufasha, n'aba bana kumaje kumugara kutazabashobora, ko bashobora kuguha ubufasha ukagaruka ukaguha ubufasha. Ndagaruka. Uragaruka. None se umaze kugaruka bwo hari ubufasha wakomeje kubona? Urabona ko wari umaze kumugara, wari umaze kugira ibibazo bikomeye, kandi none uri kumwe n'utu twana, hari ubufasha wakomeje kuba wabona kugira ngo wenda mukomeze mugire imibereho? Ubufasha bwo ntabwo mfite, uretse uyu mwana ni musunika ku kagare nkajya gusaba mu isoko, nta bundi bufasha mfite. None umwana urabona umwana ni mutoya, umwana akeneye kwiga, umwana akeneye mbese ibyangombwa bifasha abana. Hanyuma ndashaka utubwire neza mu mibereho yawe noneho ahangaha ahantu uri, se hano habonye gute, aka kazi urimo akabonye gute, byakugendekeye bite? Vuga, tubwire, bwira abagukurikiye, ese hano ho nanone imibereho yaho umeze ute mu by'ukuri? Ngiye inzu yo ndimo nabafashe nyine nkuko mwamwe mwamfasha, bayimpaye mbe ndimo n'abana ne kuraraguzwa aho mbonye, barayimfasha kugira ngo nyiberemo, niko ndimo niwo ndimo guhahiramo. Abana bari kubura icyo kurya, nkajya mu isoko, hari igihe mbura icyo kurya, abana bakajya mu baturage bagashaka, ari bwo tunagiyeyo ku cyo gushaka kirambura, cyo kurya kirambura, abana bakajya bajya mu baturage gushaka nk'udushishwa two kurya, bakaza tukabuzabuza nyine kugira ngo tubeho. Hanyuma uvuze ku bijyanye n'udushishwa, ese udushishwa two kurya gute? Ni ibishishwa by'ibirayi, by'ibijumba? N'ibishishwa by'ibijumba. Birababaje cyane, ariko no kwihangana. Hanyuma se ndagira ngo ntago ari ibintu byoroshye kuba umuntu yageraho kurya ibishishwa by'ibijumba bikamubeshaho, ariko nanone icy'ingenzi ni uko Imana igukunda. Ndagira ngo umbwire nanone bano bana, aba bana urabona n'abana bakeneye kwiga, n'abana bakeneye kujya ku ishuri, n'abana bakeneye uburere, baracyari batoya, bakeneye akazoza k'igihe kiri imbere. Abana bo babayeho bate? Bariga? Bimeze bite? Ntago biga. Bigenda bite? Niki gituma batiga? Kubera ko nta bufasha bafite, nta ubayamba, nta buyambye bafite. Nta bufasha bafite. Hanyuma iyo batagiye kwiga bakora iki? Mukora iki? No kwirwa gucyo nyine babunga mu bantu kugira ngo babone icyo kurya. No kwihangana gusa. Ndabona n'ubundi ibibazo ari bya bindi, ntabwo twagusanze mu nzu, twagusanze wicaye ahangaha, ntabwo wabashije kugira aho ujya. Ese iyo utagize aho ujya cyangwa se utagize kujya mu bantu ngo bagire icyo bagufasha, bigenda bite? Inzara iratwica nyine, ikanyicira ku muryango n'abana banjye. Nuko nk'ujya wagira imbabazi, ansanze ku muryango akampa icyo kurya, nanga akampa nk'igihumbi, ati genda ugura agafu, nanga ugura agafungo k'utujumba gutyo. Yego. Rero mama, ngira ngo impamvu twaje kureba ahangaha nuko nakomeje kumva abantu bamamagara, abantu baramamagara ari benshi, bansaba yuko naza kukureba, naza kugutabariza kugira ngo
uwaba yadukurikira ku isi yose agira icyo agufasha, ni iki wowe wasaba abantu baba bafite umutima ukunze, abantu baba bakeneye kuba hari icyo bagufasha, ni iki wababwira? nabwira ko bamfasha nyine kubera umubabare bwo mfite, abana banjye bakiga, nanjye nkabona imibereho yo myiza nk'uko inzara ikareka kunyica. Inzara ikareka kukwica. Birashoboka hamwe n'Imana ishobora gufasha, ikakorera mu bantu kandi bakagufasha. Ikindi nagira ngo nkubaze, ngarutse kuri ikibazo wahuye nacyo, ese inyuma yo kumugara, nyuma yo kugira bino bibazo, uracyafite ububabare bw'ingingo, urababara ukumva rimwe na rimwe bikuje amahoro, bimeze gute? Kuguru kurandya, kurandya cyane, rimwe nka nijoro nkarara nguhanitse, nk'ubu iyo ngize ngo ndakurambura nijoro njya numva ibintu bikonyagurika hano mu mavi. Iyo ngize ngo nirambure, mbese numve ko nagira amahoro, nkumva noneho nagira gutyo ukuguru nakurambura nkajya numva gukonyagurika, mbese ukagira ngo n'ibipapuro by'umuntu aba arambuye ukumva biravuze. None ko n'ubundi mbona urahanga muri inkambi ya Nakivale, ese iyo kubijyanye n'ubufasha bw'ubuvuzi bwo ni iki bagufasha? Ese hari imiti ubona iyo byagezeho ubabara? Hari ubundi bufasha ubona kubijyanye n'ubuvuzi? Ntabwo. Niyo urwaye nta muntu ushobora kuba yagufasha ngo akuzana imiti? Ntabwo, bibirizi gusa, no mwana akagenda akabizana tukanywa. Undi bufasha mbona rero nk'ubu ararwaye uko ameze gutya, nta bufasha nabonye. Ngubu uri kureba uko yigonze, nta kintu, nta bufasha mbona. Nabuzi umuntu wampa nibura ngo nguremo utunini muhereza. Navuga gusa ibibirizi nibyo yazanye, aravuga utaranywa. Ni ukwihangana, ngira ngo bavandimwe, uko mubibona ntago ari ibintu byoroshye. Ubuzima ku isi buragoye, ubuzima ntabwo bworoshye. Nyamuneka nk'uko natangiye mbibabwira, ni ubutabazi. Uyu mama muramubona n'abana biwe, ngira ngo wongere dusobanurire, abana ba hano ni bangahe? Abuzukuru ni bangahe? Abuzukuru ni babiri, n'abanjye ni babiri. Ufite abana babiri, hanyuma abuzukuru nabo ni babiri. Ese papa wabo cyangwa se ababyeyi baba bana bo bari hehe? Ise umugabo wanjye ntabwo nzi iyo yagiye, yamaje kunjugunya, sinzi iyo yagiye. Ntabwo mpazi. Umuhungu wanjye nawe sinzi byamujyanye, sinzi yari n'ubu. Niba ariho niba atariho ntabwo mbizi. Muri aha ngaha ntabwo muragenda, ese icyababujije kugenda ni iki? Kujya ko ntacyo nyine, kubera ko nta bufasha ujya kugira ngo turye gushaka icyo kurya, ararwaye. Niwe wakanga ngo niwe ushobora kuba yagusunika ku kagare kugira ngo sunika, nta wundi muri aka kagare, nta wundi mfite, aransunika akangenda tukajya mu isoko kujya gushaka icyo kurya, none yarwaye nta mbaraga afite. Ngira ngo rero reka tugushimire mama, kandi ukomeze kwihangana, kandi azi neza yuko nyuma y'iki kiganiro tugiranye, abantu bafite umutima ukunze, abantu bafite umutima wo gufasha, ndabizi neza nibamara kukureba Imana izabakoreramo, bazagufasha. Amina. Ndagira ngo rero bavandimwe, ni ya televiziyo yacu Helping Heart Foundation TV Uganda, mukomeje kudukurikirana, ni Rurangwa Laurent mukiri kumwe. Ngira ngo uyu mumama twamugezeho bigoranye kubera yuko baradutelefone no kumugeraho ntago twari tuza hatuye, ariko twagerageje tumugeraho kubw'Imana, kubw'amahirwe turamubona, tugirana ikiganiro. Uwaba yagira icyo akeneye kuba yamufashisha, n'ubundi ni wakwandika muri comment kuri channel yacu ya YouTube Helping Heart Foundation TV Uganda, hanyuma ukatubwira ko hari icyo wamufasha. Ikindi cya kabiri nuko ushobora kunyandikira kuri WhatsApp yanjye, nimero muri bubona aho hasi, akamenyetso ko guteranya 256 7 8 39052. Nongere nyisubiremo, ushaka kunyandikira kuri WhatsApp yanjye kuri nimero muri bone aho ngaho hasi, ariyo guteranya 25 6 7 8 39052.
cyangwa se ugatanga comment hasi. Ibitekerezo byanyu turabireba, ibitekerezo byanyu turabisoma kugira ngo dukomeze tugerageze dufashe uyu mubyeyi ndetse n'utwana twe tw'imfubyi bari kumwe nabo barebe niba baramuka kabiri. Imana ibafashe, Imana ibarinde. Mwari kumwe na Laurent Rurangwa kuri ya televiziyo yanyu Helping Heart Foundation TV Uganda. Ciao ciao.